aha voilà noneho nimba uri kubona icyo giti cy'umwembe hoya ntabwo gica ku ruhande uburi nambwe ende kugira ngo kigereho aha noneho yewe uri murabyica ntago ari byo uhagaze ureba ruguru areba hepfo ruguru nimba ruguru rero hita ukata iburyo bwawe aha uri kubona iki buryo voilà aho nimba yes akaryango k'ubururu aha ugiye ukazamuka ukarengaho gatoya nukarenga urahita ubona ruguru y'umuhanda urabona hano ari igipangu kirimo amazi menshi aha aho yego rwose noneho uwo muhanda utera umugongo wabikoze reba imbere yawe uri kubona iki yes ubwo rero nimba uri kubona imiyenzi injira naho ngaho naho rwose ni karibu nayo nta mayera pe ariko nanjye mu kurangira ko ndenzera ariko rero yewe nuko nawe uzi kuranga nyine naho ubundi arundi nawe utazi kuyoboka uzi kurangira nkamenya kuyoboka ariko nakukatishaga ibintu byose sinibyo wabibona nge ko hambwiraga kose rwose niko bameze kamanze bike kagacyayinze tuvugana yesu we yego karibu rero pasiteri bura kirose yambwiye ngo agiye ko pasiteri agiye kuza ndanza kugira ubwo ndavuga ni se bagiye kumpanurira bura pasiteri rero twebwe ntabwo tujya tubeshya na pasiteri ubeshya bura nanjye ariko nanjye simbeshya meze mu pasiteri ikindi ntabwo tujya twicaraho kuri gahunda bari gahunda buri wahaye abakirisitu gahunda ukabatenguha bava mu mwuka pasiteri ukiri aho ngaho impamvu mudatenguha abakirisitu no kugira ngo bace amafaranga iyo mugiye kubasezeranya usigarana amafaranga ya kosiyo wowe ukazinda ukagera mbere ukareba ku isango wirebe ko umugeni arenzaho n'amasegonda 15 ugahita ubona amafaranga ugahita uyaguha hariya ni mu nzu y'Imana ntabwo hakorera amakosa uza n'uburiganya uza n'uburyarya uza n'ububeshyi yego Imana yakubona buryo Imana yakubona hanyuma ku ngingo rero nakorobye urumva nateguye ndashashe ahubwo se umva nkubaze yego pastor ugira ibanga ikintu cyitwa ibanga rero kuri jewe buriya abantu banzi bavuga ko ndemye mwibanga uturemangingo tungiza twitwa utubanga no kuvuga ngo ngiye ubundi no kuvuga ngo no mu gisekuru cy'iwacu no kuvuga ngo mu gisekuru nibo babikaga amabanga y'ibwami reba nibo batwazaga ubwami akantu babikamo ibanga no kuvuga ngo rero icyitwa ibanga ngiye ndarimbira bunguri urumva sinya mvuga niyo numvise ikintu mera nkaho ndegeze nanahagera urumva wenda usibye ko wenda afite inda ntoya wowe ukaba ufite urudaro nini ubundi nanjye ibanga ryose ndibika mu nda urumva ko kwibanga ndakaze ndo kwizerwa ndumva rero umuntu w'Imana numva twakorana urumva ko kwibanga nyine twakorana ubundi twebwe abantu ba pasiteri nyine tuba dushaka abantu bagira ibanga yego urabona natwe tuba twambaye umubiri tuba dukeneye kandi ku mubiri abantu bawugirira ibanga yego ko njye nibanga umubiri ndawugirira ibanga ndumva rero ntabwo rwose ndi butinde narinje kuhareba ubundi nyine nagutuma n'uriya muntu kuri rya banga ari bugufi se wene sana bivuze mwe nari mpagaze urimo kundangira niho hasigaye hafi aho ngaho rwose si byo se bakubwiye ariko amategeko n'amabwiriza ntabwo nari nyazi ikibazo nguwo yahoze ari umudiyakoni ariko nabura bwanwa niyo mpamvu natwe bitakunze gukomeza umurimo w'Imana ari gukora umurimo wa shitani ari mu yindi mirimo isanzwe ari mu mirimo isanzwe nibyo buri wese agira umuhamagaro we nibwo ntibyakunze ntabwo byakunze pasiteri rero urumva wamugani kubera ko tutari ku cyigisho amakodesha 5,000 ku isaha ariko wumve ko hano muri kwe afitemo n'isume y'amadolari
none ukuvuga ngo none amazi arimo sibyo toilette ntabwo ari ukujya kure dore nuko naho hepfo na doshe ni kure nahangaha erega buriya nyine nibyo nkubwira twebwe ntabwo tugorana yego tugorana noneho muzane amafaranga nta kibazo gukemura akabazo k'umubiri akumwuka byose biri mu oya nta kibazo cemura ikibazo cy'umubiri cy'umwuka kizaza nyuma banze ukemura ikikugoye ariko nyine nagira ngo ubwire rwose nyamuneka ugire ibanga ariko pasiteri se navuga ko ngiye muze mutunyangingo twibanga noneho ariko nibitinde kuri gahunda nyine muhamagariye araho hepfo noneho sibyo uramubona nawe ni karibu sibyo waba winjiye urabona ko ariko matera mujye mwihanganira sibyo mwamwishyuye make nimuzana ubwo ariko ubwo we ndi kujya nakira abantu bafite ubwo abantu bindi batangiye kuza ubwo no kuvuga ngo na matera ishaka kuzaza yiyongera ariko ako ngako numvise muri sawa abantu baragashima nta kibazo sawa ngo reka ariko pastor umva tuvugana uretse kwinjira hari ikibazo gikomeye ko winjiranye intwaro y'Imana kandi uje mu kazi k'umubiri iyo biri yawezanye umubiri rega ese ugiye kumusengera cyacu rega tujye mu kuri reka tujye mu kuri sibyo iri harimo ijambo ry'Imana sibyo iyi ni Bibiliya yahumetswe n'Imana twubahane iki ni igitabo cy'umwigisha wahafashe kasubiza igitabo cyawe pasiteri reka ngubwize ukuri sibyo iki gitabo gihuriye ntabwo kivangwa n'amafuti igenda ujye mu ntuzi sawa nyine icyo umuntu ashatse nyine amata aguranwa itabi Usaye peke comment ça va amahoro shamiko bimeze bitese aho muvuga butumwa se muvuga butumwa gusa se gira uti nabaye umukozi w'Imana original ni byiza ubu ngiye kujya mbabwiriza urumva babwiriza mwese mwihane kuko ndashaka ko muzajya mwijuru bimazemo igihe se igihe gusa se bimazemo imyaka none ugiye kwa pasiteri Revera wawe ni ukomeye cyane mu matorero yanjye no Revera ubwo no muke Revera ni umuntu umushumba mbese mukuru njye nayo usibye no kumushumba ndi na nyiri nama ahubwo ni byiza sawa rero kangi nkomeze nigende uyaburitse kugenda narinje mu rwo nyine kututira geto ejo gutiraga geto no ebana bafite umuko nako inkoko nziza cyane imva burayi ako se muze nasoni wewe urashaka geto uyibagiye ibintu wowe nabyo n'umuhungu wawe ntabwo umuhungu wawe yarakwishe ntabwo yagufatiye ku ruraya ikindi kandi wibuke ko urumva niba nabaye umukozi w'Imana ibintu bya geto nabivuyemo erega munatanga make ntabwo byunguka ntabwo ngwa make noneho yaramfashe ndabyibuka hari umuhungu wanjye yagiye kwiga ubu kwiga ari hanze impamvu ngomba kwidagadura rero kabone ko naryo kuko kanje erega mbere ntabwo ashira n'ubwo umuntu abashaje agakoko kaveze gate ari akavahurayira banza sobanura pani ibintu byo kuzana ibiryo bikecuru muri geto yanjye ntabwo kwiyemera aho umubona ntabwo uravuga ko umudensi gahindya neza cyane amata yagera nkangaha ubwiza ntabwo nabura uko ngwira kiro kubyiboneye cyakoze ndakwemera urarega ntabwo ujya wisondeka ntabwo ujya nisondeka none se muze cy'amafaranga biriyo igiciro kimaze kugera kuri angahe numve nimba natagakiza nkaguha geto gira va ariko ndi kwihuta muze giye kubwiriza undi muntu uyu bushize ndabizi ko naguhenze ariko no ushatse wayimba n'iminsi n'itatu cyangwa ariko ugiye amafaranga yongera iminsi itatu si ubwawe ku munsi abaranga uzi uko bwawe mpombeje amafaranga yongera urama angahe nyine ndagwa nka 30 iminsi itatu amafaranga ntahagije 10 ku munsi mfite amafaranga ari mu uraza ryari yewe bo ubu ngubu sibyo utangira bari minota 20 unduze ndaje uraza yazanye rwose ndahita kwishyura kashi samuze turi kumwe izo veni rwose ntuzireze oya tarani sawa sawa ngiye tarani iminsi itatu ubwo niba ari veni umunsi umwe wenda ko tarani iminsi itatu basuhuze mva ko nazakira tarani mu minsi itatu geto nyishyura 6 Baby. Bite wowe.
bite wowe kuzunyihobereshwa bite siga imyanda uguhobera nyine ubwo nari nzi ko itungo iyo rigiye mwibagiro ritagaye umushumba ninde tungo se ubwo itungo ni njye tungo oya ubwo itungo niyo sake okay meze bite se musa uragenzwa n'iki se uragenzwa n'iki ni wambaye umutuku se ufite igikapu wambaye n'umukara hejuru wambaye n'amarinete uhagaze ku gikuta ibyo bivuze iki se ibyo bivuze iki biravuze ngo nze ngurebe oya reka mu cyubahiro nze mbarebe ariko muri nabeshe ariko si ubundi ko ndeba se ko numva ufite amagambo menshi karame vuze ngo ufite amagambo menshi amagambo yo wenda usibye ko nayarushe urusaku sinarushiye iyo sake ariko amagambo yo ndagiye ewe nimbe niyo sake wowe urarenze umva reka nkubwire vuga ibikugenza kuko mfite uwo ntegereje hano ntago ari we nari ntegereje sundi ko mbona witwaje bible ubwo ngiye gusubiza ibibazo byose ubajije cyambere ndavuga ibingenza ndagenzwa n'amaguru urumva hanyuma rero bibiliya yo ikintu gitumye nyitwara ndi intumwa ariko se bundi ko mwese nduzi mumeze gutya mwese ko nduzi mumeze gutya no kubera iki ngo bameze gutya se bameze gutya ibyo birakureba ko wumva wagenzi yeshejwe nayo n'ubwo buguru bwawe wagira ngo nubwa nakoreka nkure oya nikiri ndabikomeza cyangwa se n'ubwiye sake ikomeza namba ni sake kurusha utuguru umva vuga iki kugenza ngiye ureke gutuma ngi none se dusebanye se nayo nguvuga se iyo uvuze ngo umuntu ngameze gutya ubushatse kuvuga iki nayo dusebanye se uri muri asibye se nanjye dusebanye mwereke ko nanjye nzi arakanu nzi oya ariko ntago nagusebye use navuga ko utenga umufuka w'amakara abuza abakiriya ntago nagusebye pe umwana mwiza nge kubera ko mbi afite na Bibiliya nubwo nagutuka mvuge ngo wenda kuri nk'igisina cy'ikinyanguro giteye muri toilette uraseka se biragushimisha gira turebe ese ni biki bikize ku munwa mukuru nibyo ubona kareka ibyo bintu se wagira ngo wariye umushushwe w'imbeba ikiri nzima ayanagura amaraso ku munwa Erega nimukajye muvuga abantu ngo mudusebye uko duteye urumva uzuvuga ngo ndakantu gato gafite ubuguru umeze ngo utabuze nk'isake nta n'umutunganye kwiyese urumva umva nge narambiwe noneho umva mubwira ikikugenza pastor aragushaka genda ujya kugira ibyo ugira tugende pastor aragushaka rega mbere hose ariko naje kugusuza nk'ino mwito unyirukana intumwa siza igundira abantu ngo cyane ujye kunyereka hari ariko rero amahane muyagabanye kugira ngo sibyo nimuza kugera kuri ABCD amahane aba yashize sibyo ngaho tugende baje pardon okay don't touch me tugende rikaribu ngwino dore twahageze binanga bigira ikibazo ariko kuki ndi kuza ngukurura ndi kandi uzi gahunda ubujemo dore nanga ahangaha niho nzanye ngewe kandi ntabwo ari cyo kuzanye pe twumvikane ninde unkuye hariya sunzanya pastor ahangaha kwa pastor never aha ntabwo yawe pastor uhari n'amahoteli ajya njyanamo pasiteri hano never ahubwo mbwira nimba ari wowe washatse kunzana muri uno mwanda umeze gutya kuko pasiteri ibi ngibi ntabwo yabikora reka gusa nimba ko kariwe reka nze njye kwihanganira nawe uretse kugenda uretse gatambaze ese sinakubushye we igihe nakubwiriye unkoreho nakwasa wowe okay sorry uzi ko ibyo byuka byose biba byanduza abantu uko ushobora kunera rejere bankunu misi wagabanyije akiryo n'ubundi kugiye kuharyama ngiye kuharyama njyewe nje gusenga ntabwo nje kuryama nibyo uje gusenga wa mugani ntabwo mbwiye ko nje kureba pasiteri nibyo pasiteri akora iki arasengera abantu
none se pasiteri araryama cyangwa mu cyumba cy'amasengesho ni mu cyumba cy'ibagiro oya sawa rero sawa noneho rero sibyo urumva ahangaha nyine cyiza cyaho hari n'isumireho amadolari urumva nimusenga murajya murayihanaguza nta kibazo hari ni no mwibanga ho harimo sound proof harimo n'uradio ruvuga cyane ku buryo mu gihe cy'amasengesho utaza kuba muri gusakuriza abantu nako radio iza kubira imivuga neza ngo muzamuke mujye gusenga ahubwo ariko bibira ndayisigara ntabwo gusenga muyifite mugende musenga ariko reka nze mbonane nawe turabona umubwire musenge vuba rwose iminota yanyu ibaze kandi afite abandi bantu bari buze baze hano kwa pasiteri harimo afite abandi bantu bari buze gusenga mugire vuba mubwire mu kwa kwanya hey bébé waje se karipatisi sha ngira mpobeke ni sawa cyane ako isereka mwibaza aha niho hano mbwiraga ngo harenze ngo hameze neza yego aha nyine ni ahantu hibanga muri kamugoye kugira ahantu mu ngoro nyine urabona ahandi ari igihe usanga bibaye ibibazo asheri nawe wamenyereje amahoteli arenze none reba ahantu uba wanzanye mu mbobuza abantu nagiye mpura nabo banywata oya ubundi hari mu mahoteli kandi dukunda guhura n'abantu benshi bakomeye iyo tugezeyo bigaragara nabi rwose niyo mpamvu navuze ni bikanishakira akantu k'akageto asheri umuntu w'umupasiteri urenze reba nk'utu turido nyine nakubwiye ko hano ari mu ibanga ni mu ibanga ariko ahubwo nyine ngwino ntago aha mpinjira njyewe ikareka wose kandi ntago nahinjira ahantu hameze gutya hatwaye iki ntago bishoboka never reba umuntu so nyine ujya ureba n'umuntu umuha agaciro none se kuki imbere wanjyanaga muri hoteli ukabunzanye umva none mwereke shiri ubanza urebe n'ukuntu wambaye urebe ukuntu umeze shiri ukuntu uhagaze ikibazo si amafaranga ya hoteli pe sinayabuze kandi urabizi sibyo bebe sinayabuze amafaranga ya hoteli ahubwo nyine nge mba nanga kujya kwiteza abantu hariya ntabwo nge mbyumva umva mwereke amafaranga nishyuraga hoteli ndayaguha bebe ubundi nicyo cyaburaga ese ni amafaranga niwe wanjye ubundi shiri iyo twinjira ni karibu ni muzi dore nahangaha ahubwo se niko sheri sinakujya ko nzakwakira heza se ni heza niho heza wambwiraga pastor ubu ngo ahangaha niho heza wambwiraga pastor maze gahunda zanjye ziba ziri ku murongo twavuganye n'amasaha ariko aryo ubundi wahuza imbere ku murongo gute gusa niho heza wambwiraga wanzanye wowe ariko se wowe watuje uko ndi kuvugana muze ratamuze ndakumva pastor so kufata ibikoresho by'Imana ugenda amasaha yageze barakodesha bakora amasengesho mwihangane pastor ari mu cyumba cy'amasengesho ntakiraho nimba kitarabaza cyose birandeba minota yashize nyine se warebye ku isaha se we nasimbukaye nawe weho ntabwo wanutse weho wanuka ko utari mu butuzi ntabwo ruje ko uze mu nzu yanjye ibintu byose wanutse urabyibuka ariko uretse wamaye umwanya ni iminota itarashira ko twavuganye kandi isezerano ni isezerano sohoka mugende uneza zino ngegera we bakose ndabwo namvuga reba nk'ingegera uneza shamu sohoka amasanyu yarangira nyine ako biroda ntabwo twanya iminota ubwo ni ibintu nkore reba nk'ingegera uneza kamera sohoka ingegera sarwi hari ikimbe imbabi gusabye umwanya urajya akira bibiri asa kutari ijambo ry'Imana tabashaka ibasuye asome hari se base
hano wahinduye urusengero se se zibaho nawe ibyo uje gukora n'ubi nako twavuga iminota twavuga iminota niko sheri aha niho nakubwirira hano ni mu butuzo uricara utuze tuzo bari gusohora abandi nawe nuti iminota uko mugiye kwitindiriza hanze niko yaba iminota 20 kandi nakubwiye ko nzatuzanira igituza cyawe twakomeje uretse we atasiyo na ariko ntacyo mvuga nawe mukobwa umva gisere icyo tuvugana itonde kwinjira aha ngaha sibyo mbanze muri suku sibyo vie nta kibazo turi kumwe iyi definition nawana vie oui naweza kundaburiza ariko ntabwo nakora ese ubundi waje ukafasha tugakora isuku narize ko ziri Kinyarwanda kuko kana kanyamerika sha tunganya ibitunganya vuba ubungu ahangaha niho heza wamitiyemo wabonye ntagakwiriye kuba nazi umva ndakubonye n'umbonye we Manu ni karibu ni mwinjira oya nta kwinjira bibi yanyimaze kuncika urasubiza yanjye harewe abasohoye se ntabwo barabakiriye tumiza nyinshi muzereka mubwizo kuri rero sibyo nta nko kwiruka vie urobaze ntacyo shajyana ubwo nawe ndakiye nyine mwese ngenda kida ahubwo umva mwese muzamuza muri ghetto nta kintu na kimwe kizabera muri ghetto yanjye wapi